ariko Bibiliya ngo Yabesi amenye ko hariho icyo kibazo cy'amateka asenga Imana. Amen. Asenze Imana ngo yasabye ibintu bingahe? Bine. Yavuze ngo icyamukampa iki? Umugisha wanjye rwose. Wanjye si w'abandi. Mwumva akantu yasenze mujye mwitonda ni musenga. Yongera yamuvuga ngo ukanyagurira imbago kwegezayo. Ariko uba ufite umugisha ariko imbago zawe zitagize gute? Zitagutse. Icya yasabye ngo ukuboko kwawe kwiza kukabana nanjye. Iyo umuntu ariho ukuboko kwiza kw'iki? Kw'Imana. Bamwemerera ibyo abandi batemerewe. Haleluya. Nukuvuga ngo we are blessed. Umugisha umubiri wose. Bibiliya ivuga ngo abantu bajyaga bafata imyenda ya Paulo yageza ku mubiri we gusa. Bagakira ngo imyenda yavuye ku mubiri wa Paulo yari blessed. Paulo yari umugisha ubwe. Ndashaka ko ntago shaka ko Imana iduha umugisha gusa. Yego. Ndashaka ko iduhindura umugisha. Bestirable. Haleluya. Amina. Kugeza ubwo nabagusabiye umugisha. Babona umugisha Imana ishimwe. Amina. Niko yabwiye Abrahamu ngo nuzagusabira iki? Umugisha wese azahinduka iki? Umugisha. Demosakita nonomosta. Mujye musenga ibirenge byanyu bihinduka umugisha. Umugisha. Kugira ngo nimugira ahantu barira musige wishimye. Nimukandagira ahantu hateraga musige hera. Nimukandagira ahantu hari intambara. Yego. Nimukandagira ahantu nta muhanda wahabaga. Dutahite bashira iki? Wistalabonsa. Uwo umugisha wa hehe wo muri Le Bondre. Babyita Le Bondre mu rundi rurimi. Niko bimeze. Imana ishimwe. Amina. Haleluya. Nimba ushaka umugisha wo kuvugwa neza vuga abandi neza. Harimo bashaka ko bavuga neza kandi bavuga abandi nabi. Nimba ushaka kwakira amafaranga nawe utanga amafaranga. Abantu bashaka amafaranga kandi bo iyo bayabonye bayagugumuriza cyane. Reka ntibakwaze ngo yamaze iki ngo yahunike sibyo ubwami bw'Imana. Ngo mutumishi wa Bwana Imana iyo ushaka amahoro hesha abandi iki? Amahoro. Avuga ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Bisobanurwa ko kumenywa n'Imana izina nabyo ubwabyo ni iki? Ni umugisha. Kumenywa n'Imana se wowe wamenywe n'Imana. Abantu muzwi n'Imana. You are blessed. Amen. Abantu Imana izi cyane. Abezi iki? Amazina. Haleluya. Amina. Kuko wangiriyeho iki? Umugisha. Nukuvuga iyo favor yo gutoranywa iyo favor yo kumenywa n'Imana kuko sibeshi sitwa twamutoranije niwe wagize ute? Wadutoranije. Iyo ugize amahirwe ukaje abantu mwakijijwe abantu mwamenye Yego. menye ko muri blessed. Haleluya. Menye ko mwahawe umugisha kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. None mwumva aka kantu ari jambo abantu ntibajya bari kurogoshora ngo bumve icyo bivuze ngo nkakumenya izina n'icyo uvuze ndagikora. Abantu bagiriyeho Imana umugisha kabamenya amazina. Hari n'ibintu bitari muri destiny, bitari muri plan, bitari muri gahunda y'ubuzima bwabo. Yego. Ariko kuko Imana yabamenye umugisha iyo bagize icyo bayisaba. Haleluya. Amina. Hari ikindi kintu yongeramo, hari n'ikikuramo. Abantu mwese mukurikiranye Ingororano TV, Imana ibaha umugisha, bagurira imbago, uboko kwiza kw'Imana kubane namwe, ariko ibarinde ibyago ntibigire gute? Asante Yesu. Hari umuntu uba ufite umugisha atuye muri etage agenda amahanga ameze gute ariko ugasonga ibyago bihoriwe ninde wapfushije ninde wagize gutererere. Imana ibarinde ibyago ntibigire bite? Nibabaza. Tubaha ikaze inshuti bakunze b'Ingororano TV. Tubashimira uburyo mudukurikira umunsi ku wundi. Hanyuma uyu munsi twabazaniye abatumirwa nkuko mumenyereye batuganiza ku ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'andi matopika atandukanye. Tugiye gutangira tubakira kugira ngo tuze kubana twamenyanye kandi tubashikiriza gukomeza kurikira cyo kiganiro kugira ngo muze kunguka byinshi. Rero reka mpere iruhande rwanjye atwibwire kugira ngo tuze kubana twamenyanye. Murakoze cyane. Amazina ni Pastor Niyonzima Claude. Ndibwira yuko bakunda kureba za channel TV zitandukanye si ubwa mbere baza kuba bambonye. Wowe ureba iryo zina uri click Pastor Niyonzima Claude uransanga n'ahandi. Rero nakunze
Ingorano TV ni ikinyamakuru cyiza kandi tubona Imana ifite umugambi ukomeye. Mwese rero turabasuje mu izina rya Yesu. Amena. Amen. Tuguhaye ikaze ku Ngorano TV. Urakoze cyane, nanjye ndabishimiye kandi nifurije abantu umwaka mushya muhire wa 2021. Nge ni pastor cyangwa se Habimana Francois, ndi umupasiteri ku ma YouTube ndiho. Ibindi tuzagenda tumenyana uko iminsi igenda izageza duhana umugisha. Tuguhaye ikaze ku Ngorano TV. Murakoze cyane. Hanyuma mbere yuko dukomeza twanzika n'ikiganiro turi buze gusaba Pastor Claude dufashe asengera umwanya kugira ngo abari buze kugikurikira baze gufashwa nacyo kigiraho kibavana kigire naho kibageze. Wera wa Israeli, Imana ikomeye, turagushimiye kubw'uyu munsi n'ibihe bizaza. Tukweretse Ingorano TV n'abagiye kuyitegereza bose, abakora subscribe, abakora share kuri bagenzi babo. Mwami Imana, reka dufatanye kwamamaza ubutumwa kugira ngo nibuhindura isi yose, Mwami Imana, tuzahererwe hamwe umugisha. Duseze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi rero tubahaye ikaze ku Ngororano. N'ubwa mbere tuganiriye, ariko ndakeka nibidukundira tuzagenda dukora ibindi biganiro. Uyu munsi mwawuteguriye ikihe kiganiro Pastor Francois? Ni ijambo cyangwa se ni ikiganiro cyitwa umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana ni iki? Ese utandukanye n'indi migisha? Ese Imana iha abantu uwo mugisha? Muri make byose biraza kuzenguruka cyangwa se biraza gutinda ku umugisha w'Imana. Umugisha ubundi ni iki? Abantu bakunda kubyibazaho cyane. Umugisha ni iki, umumaro n'ibindi byinshi nk'ibyo. Urakoze cyane Pastor Francois. Tugiye kuganira ku mugisha. Ubwo twahita dutangira, ese umugisha ni iki? Nkuko wari bikomojeho, umugisha ni iki? Umugisha ni Pastor Francois cyane jewe. Wakomeza. Urakoze cyane. Mugenzi wanjye avuze ikiganiro cyangwa se ijambo ryitwa umugisha. Umugisha urimo ibintu byinshi. Umugisha urimo ibintu byinshi. Iyo dusomye itangira igice cya mbere, igice cya 12 umurongo wa mbere, Imana ibwira Aburahamu ngo haguruka uve mu gihugu cy'iwanyu ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, uzaba umugisha, ukwifuriza umugisha azahabwa umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, so muri wowe ni mw'amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha. Rero iyo dusomye nanone mu gutegeka kwa 2 ibice 28 cyo gice cyose hasobanura ikintu cyitwa umugisha. Uzagira umugisha mu majya no mu maza, uzagira umugisha mu byuhinga, uzagira umugisha mu byo worora, uzagira umugisha, ariko habanzamo kondisiyo. Harimo kondisiyo ebyiri. Kondisiyo ya mbere, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ibyigutegeka uyu munsi, uzagira umugisha bara kuzamuka ABCD. Ariko nutumvira ibi Uwiteka gutegeka, uzahura n'ibyago. So urumva rero umugisha ahatari umugisha haba umuvumo. Nuvuga ngo umugisha n'umuvumo burya biraturanye. Sinzi niba abantu babizi, aha umugisha n'umuvumo burya ni ibintu bituranye. Nuvuga ngo urumva Imana ibwiye Aburahamu ngo ukwifuriza umugisha nzamuha umugisha. Nuvuga ngo udafite umugisha, nuvuga ngo uhabwa umugisha abatarawufite. Pastor Francois ko wenda aranabisobanuye cyane. Umugisha uti umugisha ni iki? Umugisha ni umugisha nyine. Umugisha ni ibyiza biva ku Mana. Ni byiza, ni umugisha, ni iby'Imana iduha. Ibintu burya byose bituruka ku Mana. Byiza ni umugisha. Kuko ijambo ry'Imana tuvuze gutyo aravuga ngo kuko ku Mana haturuka iki? Umugisha ni iki? Ni byiza. Turuka umugisha. Ariko arahandi bavuga ngo haturuka n'umuvumo. N'umuvumo. Ni ukuvuga ngo opposite y'umugisha ni umuvumo. Ni ukuvuga iyo udakoze ibituma ubona umugisha, ukora ibituma ubona umuvumo. Ni ukuvuga opposite y'umugisha cyangwa se ikinyuranyo cy'umugisha no umuvumo. Umugisha ni ibyiza tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni ibyiza twakira bituruka ku Mana, cyangwa se ni umunezero, ni feelings, ni umunezero uturuka mu by'Imana iduha. Niwo mugisha.
murakoze cyane kudusobanurira ku kigendanye n'umugisha. Hanyuma uyu mugisha umuntu awubona ate? murakoze cyane. Uzumva umuntu runaka n'umukorera akantu runaka azavuga ngo Imana iguhe umugisha. Nuhura n'umuntu mugasuzanya amakuru y'iminsi ni meza, narakubuze yo nanjye nuko disi, so akaba yagira ikintu aguheshaho agukoreraho umugisha. Tuvuga guhaye ibihumbi 10, aguhaye ibihumbi 50, aguhaye 100, yaguha miliyoni, cyangwa guhaye ikintu runaka, cyangwa kubwiye ijambo ryiza, urakoze Imana iguha umugisha. Ariko kenshi buriya nanone mbwira abantu buri umugisha wundi utandukanye n'uwa mugenzi wawe. Ari igihe ubwira umuntu akubwira ngo Imana iguha umugisha ngo twese tuwusangire. Ntabwo umugisha wa Pastor Francois ari wo mugisha wanjye kuvuga ngo twese tuwusangire. Reka da, ntabwo abantu basangira umugisha, ahubwo umuntu wese afite umugisha we Imana yamuteguriye ku giti cyiwe. Kuko ntabwo dukunda kujya kure y'ibyanditswe. Ibyanditswe iyo tubirebye kenshi dusangamo umugabo witwa Yakobo yagize umugisha, kandi uwo mugisha ukura yawukuye mu ntuze mu ndanini. Buriya nubwo kenshi tuvuga ngo Yakobo yarariganyije, ntabwo yariganije, ahubwo buriya Pastor Francois Yakobo yagize icyo bita Yesawu yagize ikintu bita indanini. Buriya iyo umuntu yagize indanini ushobora kugira icyizere gikeya, ushobora kugira icyizere. Buriya icyizere ni ikintu gikomeye cyane, ariko icyizere ushobora kucyangiza akanya gatoya cyane, ugasanga icyizere kivuye mu muvumo mu kimbo cy'umugisha. Bibiliya yavuga muri iyo dusomye itangiro ngo Yesawu yavuye guhiga umuhigo, ushaka umuhigo mu mashyamba, abura umuhigo ataha n'inzara nyinshi. Noneho ngo Bibiliya yavuga ngo ageze mu rugo asanga murumuna we Yakobo atetse ibishyimbo. Aramubwira atese amakuru ki mukuru wanjye atapo byihora ate buse byihore gute kandi uri umunyamugisha, undi atumugisha se shahu umugisha n'inzara yiciye ati mudushyimba ati ninguha ibishyimba ari kurama umugisha wawe. Undi ati ubundi sumari iki uwo mugisha? Erega Bibiliya ndi kwivuga shenge ati ubundi se ndahuga uwo mugisha umari iki ubundi n'inzara inyisha. Yakobo afata ibishyimbo abiha Yesawu amaze kubirya. Wibuke ko umugisha yari yamaze kuwutanga kera. Nubwo uwo munsi atari bwo Isaka yatanze umugisha, ariko isezerano abaswahili baravuga ngo hadi ni deni. Nuvuga ngo cya ijambo tuvuga iteka. None se umusore arambagiza umukobwa mu 2021 ngubu bakazashakana muri 2022, ariko umukobwa yafashe ijambo umusore yamubwiye. Umusore yafashe ijambo umukobwa yamubwiye ngo nanjye ndakwemereye urukundo. Rero urumva Esawu nawe yemereye umugisha Yakobo mbere yuko satanga umugisha. Rero mu yandi magambo umugisha ni ikintu gikorerwa. Umugisha urakorerwa, ntabwo umugisha upfa kuza ngo widumbukize. Usibye Imana yonyine gusa niyo itanga isezerano ikavuga ngo nzaguha umugisha. Urumva ko yahaye umugisha Aburahamu. Mbere Aburahamu nta mugisha yari afite, yari umuntu w'Imana, yari umwana w'Imana mu biremwa by'Imana, ariko nta mugisha yagendanaga. Ariko umunsi Imana imubwira ngo nzaguha umugisha, Imana yahise itangira kumuha umugisha agendana nawo no mu bana biwe. Reka dukomeze kwa wabajije utumugisha umuntu yabona ati arabisobanuye cyane. Umugisha wa mbere uva mu gukora gukora neza, kuko n'umuvumo uva mu gukora, ariko gukora nabi. Donc nta nubwo turi bushake definition ndende cyane. Umugisha uva mu gukora neza. Bibiliya yavuga ngo nukora neza, niko Imana yabwiye Gahini, nukora neza uzemerwa. Kuko iyo wemewe uhabwa iki? Umugisha. Donc umugisha uturuka ahantu mu gukora. Icya kabiri ni mu kumvira. Haleluya. Mu gutegeka kwa kwera havuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Nukuvuga ngo umugisha uturuka ni wumvira mu gutegeka kwa kabiri. No mu gukora hepfo aravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Sibyo? Nukuvuga kugira ngo Imana iguhe umugisha nuko uri an activity, nuko uri kugira gute gukora mu buryo bwose, gukora mu buryo buri material no mu buryo buri spirit, gukora mu buryo bw'ubuzima busanzwe no gukora mu buryo bwo mu mwuka. Amen. Ndekana nababwira
hari imigisha dusabira abantu ntibafateho ahubwo Bibiri ikavuga ngo muzabasabira umugisha muzaba mubarahuriyeho iki umuriro ahubwo umugisha umusabiye akaba ari umuriro ugize gute umurahuriyeho kubera iki umuhabye adakwiye nukuvuga buryo umumenyeho iki rero umugisha umuntu agusabiye ntacyo wakoze kuko umugisha ugira icyo ufataho umugisha urakorerwa ntabwo ari ibintu byiza bw'Imana yambwiye ko impaye umugisha ahubwo naguciye mu ijambo pastor Yakobo yabivuze neza aravuga ngo mwene so niba uzi ko agiye kuburara ukamubwira ngo genda amahoro ngo ayo ntabwo ari amahoro ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye n'imirimo idafite kwizera biba ari imfabusa rero urumva ko umugisha barawukorera ntabwo umugisha ari ikintu kiza ngo kikubitaho abanyarwanda bo baravuze ngo abanyarwanda barayamaze baravuga ngo haba guhirwa ntihaba guhinga buriya umuntu ashobora gutera ibiro 5 by'ibishyimbo agasarura ibiro 300 by'ibishyimbo uwateye umufuka kilo 100 w'ibishyimbo ugasanga asaruye ubusabusa kubera iki haba guhirwa ntihaba guhinga amahirwe rero abandi baravuga ngo amahirwe y'ihene siyo y'intama rero mu yandi magambo umugisha barawukorera ntabwo umugisha bawutoragura ahubwo umugisha sa magambo ngo genda Imana iguha umugisha oya Imana ishimwe umugisha genda Imana iguha umugisha amagambo ntabwo ari umugisha ahubwo umugisha ni icyo umuhaye no kuvuga icyo ashaka kuvuga kugira ngo uyu mugisha abantu bagusabira ugera aho ufata nuko wagize icyo ukora no kuvuga mu yandi magambo kugira ngo ugire ingata umugisha ugira ingata ntushobora kwikora umugisha ugira ingata so iyo ngata rero ni ugukora bavuga ngo nimba ushaka umugisha kora cyane mu buryo kandi bungahe rwose icya gatatu kuko navuze ahantu habiri umugisha uva mu kumvira ukava mu gukora ukava no mu gusenga amen kuko iyo ugiye mu ngoma za mbere bice 4 murongo wa 9 twasanga umuntu witwa Yabesi yasanze ngo famille yawe iri modi umuryango wabo waravumwe bari abanyamibabaro ngo niryo zina bari mwise kubwagahinda bari kubwagahinda kubw'imibabaro donc ariko Bibiliya ngo Yabesi amenye ko hariho icyo kibazo cy'amateka asenga Imana amen asenze Imana ngo yasabye ibintu bingahe bine yavuze ngo icyamukampiki umugisha wanjye rwose wanjye si wabandi none mwumva kantu yasenze mujye mwitonda ni musenga yongera yamuvuga ngo ukanyagurira imbago kwegezayo ari uba ufite umugisha ariko imbago zawe zitagize gute zitagutse icyagatatu yasabye ngo ukuboko kwawe kwiza kukabana nanjye iyo umuntu ariho ukuboko kwiza kw'iki kw'Imana bamwemerera ibyo abandi batemerewe haleluya ukuboko kwiza ibuka Nehemiya yaravuze ngo nukumwamara binyemerera ngo kubw'ukuboko kwiza kwande kw'Imana iyo labosase iyo ukuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nanjye bakwemerera ibyo bangiye abandi haleluya utambuka aho abandi bananiwe kugira gute gutambuka umva icyakane yasabye yarabanza avuga ngo icyamukampa umugisha ari ugira umugisha reka mpasobanure neza ariko imbago zawe zitaraguwe ukaba uri muri Kigali wava i Kigali bikaba birangiye wambutse Nyabarongo ari ufite umugisha mu Rwanda warenga u Rwanda ariko iyo ufite umugisha icya kabiri ukaba waraguriwe imbago haleluya umera nka Abrahamu ijambo rivuga ngo aho uzagera hose hazahinduka iki umugisha hazahinduka donc de bostasia reka mvuga kaka muzi ko buriya hari umugisha w'ibirenge hakaba umugisha w'amaboko niko bimeze akaba n'umugisha w'umunwa Imana ishimwe haleluya n'umugisha w'amaso n'umugisha w'amaso haleluya n'uw'amatwi buriya buri kintu cyose kiri ku mubiri cyose gifite umugisha kirahumeka gifite ko kivuga amina nukuvuga ngo we are blessed umugisha umubiri wose Bibiliya ivuga ngo abantu bajyaga bafata imyenda ya Paulo yageza ku mubiri we gusa
bagakira ngo imyenda yavuye ku mubiri wa Paulo yari blessed. Paulo yari umugisha ubwe. ukiri muri ayo mavuta iyo usomye ibyakozwe n'intumwa 19 ku murongo waho wa 10 haravuga ngo Paulo yafataga ibitambaro akabimijagira mu bantu bakakira umugisha bagakira indwara zabo. Reka mbabwira tutelebone stayage ukira reka mbabwira akantu nshaka ko Imana idukorera kaka. Ndashaka ko ntago shaka ko Imana iduha umugisha gusa. Ndashaka ko iduhindura umugisha. Bestirabo. Haleluya. Amina. Kugeza ubwo nabagusabiye umugisha. Babona umugisha Imana ishimwe. Amina. Niko yabwiye Abraham ngo nuzagusabira iki? Umugisha wese azahinduka iki? Umugisha. Navuga ngo umugisha w'ibirenge yaramubwiye ngo uzakandagira. Demosakita no bonesta. Mujye musenga ibirenge byanyu bihinduka umugisha. Kugira ngo nimugera ahantu barira musige wishimye. Nimukandagira ahantu hateraga musige hera. Nimukandagira ahantu hari intambara nimukandagira ahantu nta muhanda wahabaga bahite bashyira uwo ni umugisha wa hehe wo muri lebondre. Babyita lebondre mu rundi rurimi. Niko bimeze. Imana ishimwe. Amina. Haleluya. Imana ishimwe. Abantu bari hano bagihoza na Venus bari kunsaza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amina. Mukozi umva naje kubwira. Oyambwira. Umva naje kubwira. Iyo usomye Yosuwa ibice 6:26 Bibiliya ivuga ngo Yosuwa avuma umurwa wa Yeriko. Kandi iyi Yeriko Yosuwa Bibiliya ivuga ngo yari afite imigabane ibiri. Wibuke yuko Mose yari afite umugabane umwe w'Imana gusa. Noneho Mose amaze gupfa Imana ihereza umugabane wa Mose Yosuwa irongera imuha n'umugabane wa kabiri. Nibwo yakandagiye muri Yeriko avuma Yeriko aravuga ngo kandi wa murwa wenda kuvumye uzagerageza kubaka inzu wese muri uyu mudugudu azapfusha umwana w'imfura. Kweriki ubona umugisha wagendanaga na Yesu. Nuvuga ngo harara reka ntindagira ibyo uvuze remando. Yesu yaravuze ngo nimugera muri urwo rugo aho bakabakira ngo umugisha uzaba hehe muri urwo rugo. Ngo ariko nibatabakira n'umukungugu wafashe hehe muri resansoma ndacyari kuri wa mugisha wo muri leta umugisha wo mu maguru aho umugisha wo mu birenge nibatabaki muzakunkumure n'agakungugu ko mu birenge mutekereze ubwo n'imbaraga zo mu birenge hato mutahasiga umugisha pesta agomba kwajya ukiraho rero gukomeza uburyo. Yesu yaravuze ngo nimugenda ntimujyane imvumba ebyiri ntujyane inkweto ebyiri kuko aho ntujyane amakoti abiri ntujyane amapantaro abiri kuko aho uzajya uzabisangayo. Nta musirikare ku rugamba ukwiriye kwitunga ku rugamba ahubwo atungwa n'uwamwambaje. Ndashaka gutangariza abantu bareba Ingororano TV ntabwo umusirikare yitunga nta nubwo ashobora kwambara imyambaro ya sivile yambara imyambaro y'igisirikare akagira imbunda y'akazi akagira icyombo cy'akazi yarangiza akagira sentire y'akazi akagira amasasu yarangiza agahagara ku rugamba. None hakabaza bosi bakamubwira ngo simama vizuri agasimama icara akicara rasa akarasa. Muri ayandi magambo Yesu aravuga ngo inzu yose muzageramo uzanywesha ku gacu. Icyambere yaravuze umva Matayo 10:41 aravuga ngo uzabemera uzemera umuhanuzi kari umuhanuzi azahabwa ingororano yagihanuzi. Ubemera n'ibyaba yemeye uwemera umubwiriza butumwa kari umubwiriza butumwa azahabwa ingororano yivuga butumwa. Aravuga ngo uzanywesha ku gacuma k'amazi akonje umwe muri abo bigishwa banjye azahabwa umugisha. Ubwo uzi ijambo avuze bishaka kuvuga ko no kwemera umuntu w'Imana ubwabyo byonyine cyane ari umugisha. Niko bimeze. Uwemera demasuwa kuba wemeye ko ndi umukozi w'Imana niko bimeze. Ariko kungwanya nabyo ni desansom no opposite dotista niko bimeze. No opposite no kuvuga ni desansom. Uyu ndwanyije ubona desansom niko bimeze. Amina. Ariko nimbunyeme
ndi umukozi w'Imana w'ukuri ko niko bimeze uzabemera niko Bibiliya ivuga niko cyane singiye se ngiye azaba yemende uwemera umuhanuzi ko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'ibyo yahanuye. hari n'abantu duhanurira ntibisohore kubera ko batatwemeye ntibizera none se gute bazabona umugisha w'ahanuzi gute kandi batatwemeye bishoboka none se umva fara reka dukomeze wowe urajya usubiramo usomye Samweli wa mbere bici 9 Bibiliya avuga ngo hari umusaza witwaga Kishi kandi yari atuye mu Babenyamini. Bibiliya avuga ngo haza kuzimira ingamiya ziwe ngo arangije abwira umwana we witwa Sawuli ngo je ingamiya zazimiye. Sawuli avuga ati papa wanjye reka njye kuzishaka ingamiya ngo arahaguruka n'umukozi umugaragu baragenda ngo banyura mu gihugu cyahitwa Isufi bajyanda bashakisha barabura. Bibiliya avuga ngo bamaze igihe kirekire cyane bashaka ingamiya barazibuze. Bibiliya ikongera ikavuga ku murongo wa 6 igice cya 9 haravuga ngo nuko bageze hano mu mudugudu bahura n'umugabo baramubaza bati nta ngamiya mwatuboneye. Mugabo aravuga ati nukuri ko Uwiteka Imana nyine gahunda barahiye ntazo nigeze mbona ariko icyo nzi ni kimwe muri uyu mudugudu mugezemo harimo umuntu w'Imana kandi n'umuntu wemerwa ibyo avuze byose birasohora. Iyo hanuye ijambo ntirigenda gutyo iyo yatuye akanwa kagenda dotastipa pire bonista. Bibiliya iravuga ngo icyo yatuye cyose ijambo avuga ryose rijya risohora. Umva Sawuli ko yavuze Sawuli abwira umugaragu utari ko se turagenda gutyo ntabwo ukiri umugaragu ahubwo uri umujyanama tujya inama turajya ku muhanuzi w'Imana nta kintu tumushyiriye. Wabyumvise neza buriya rero hari abantu basigaye bacyuhaguzwa umuntu yakubwira ati mfite ikibazo sengera ngo Imana irambye ngo banza utange igitambo. Umva kandi Sawuli ntabwo Samweli ntiyasabye igitambo ahubwo abagiyeyo barabyitekereje batekereje yuko bagiye kwabamenya batekereza ko bagiye kwa nabi bashaka umugisha w'icyo bashaka. Reka mbabwire ukira ndakumvisha cyane uburansaje mashetekerebo bishaka kuvuga moseketika twebwe abatambye abahanuzi sitwe dusaba ituro oya kirazira murabyumva ariko wowe nimba ushaka umugisha ku mutambi Haleluya. Nimba ushaka umugisha ntabwo yakuye ubusobanuro gusa yahabwiriwe ko ingamiya zabonetse. Ikindi cya mbere reka bizamuke kuko ufite umwanya ndashaka kubisubira mu bitabo birepete neza. Bibiliya avuga ngo nuko Sawuli abaza umugaragu aramubaza ngo turajya ku muhanuzi w'Imana nta kintu tumushyiriye. Umugaragu aramuga ati databuja rero mu mufuka wanjye mfitemo 1/4 cya shekeri reka tujyeyo ahari yatubwira iby'urugendo. 1/4 cya Bibiliya avuga ngo 1/4 cya shekeri gishobora kubara akarere ka Nyarugenge n'akarere ka Gasabo n'akarere ka Kicukiro. 1/4 cya shekeri kandi iyo se umuntu yakuvuga ati mfite ikibazo mwere data sengera uti Imana irambwiye mpamayeri 100 y'igitamo kandi mugiye amayeri 100 yari no kuhira n'amayeri 3,000 none wowe uririmisa iyo Mana rero ayirimise. Iyo Mana ntabwo ari amayeri 100. Imana ni Imana yihagije. Imana ishaka gutanga umugisha ishaka gucingura umugisha. Biravuga ngo nuko barazamuka bageze ngo ku gasozi ku Kanunga bahura n'abakobwa babiri bagiye kuvoma barabaza batese mwaturangira kwa bamenya. Abakobwa bati dore kwa bamenya naho hirya ngahariya ahubwo mwihute vuba vuba kuko kagiye gutanga ibitambo murasi ku Kanunga do test abatinda barasaba ku Kanunga. None Bibiliya avuga ngo nuko baratambika. Bibiliya avuga ngo batambika umva Bibiliya avuga ngo nuko baratambika. Umva Sawuli atambikana n'umugabo ngo baragenda bahura n'umugabo barabaza batese kwa bamenya nihe aravuga ati ngiye bamenya. Ugomba kwimenya uriwe no ugomba kwigirira icyizere. Ndagira ngo usubire mu byo mvuze ndagira ngo mvuge kuri iri jambo wowe ubwawe niyo mbere yuko abantu bakumenya ugomba kubanza kwimenya. Nigiye bamenya mwageze kwa bamenya banza umenya niba koko Imana ikwemera Imana ikabivugana nawe. Niba udapfundikira abantu ukaba wiyita umuhanuzi utari we niba uri umuhanuzi nyakuri koko ukaba hakaba hari Imana yagushyizemo nigiye bamenya mwishakisha hari. Bibiliya ngo nuko muri ako kanya bafata 1/4 cya shekeri
bakimukubita mu biganza arangije ahita ababwira icyabagenza ababwira icyabaye none ntukabwire umuhanuzi ikibazo cyawe umuhanuzi ntabwo bamubwira ahubwo umuhanuzi arareba yamara kureba undi akavuga muri ako kanya bibiravuga ngo nuko muri ako kanya bamaze kumuhereza sadaka ya kinabi bamaze kumuhereza sadaka y'umuhanuzi aravuga tumva Sokishi yahagaritse umuti ahita nababwira n'amazina ya se batayamubwiye Sokishi yahagaritse umutima ku bwawe n'umugaragu ingabire mwashakaga zasubiye Yesu avuga ko bashakaga ingabire batayimubwiye ati kandi n'ikindi Imana yambwiye ngo nkunikisha amavuta y'umwami wa Isiraheli iyo wageze imbere y'umuhanuzi umenya ibyo abandi batakubwiye iyo wageze imbere y'umuhanuzi hari izindi ndoto hakuru utari ufite Imana iguhumugisha reka nkubwira akantu gato twebwe umugisha ko n'agaciro k'umugisha umugisha dufite ndimo numva hari ukugira ntabwo wasabagiye uburyo turinda tujya kuba amasheje mashe ngo tupime ngo hari ubuhanuzi bwa bibiri bwa bitanu reka kwakina Yesu umugisha wacu ntiwagize gute ntiwasabagiye abantu nibo bakwiye kumenya uburyo badukuraho iki umugisha si twe two kubatsindagira ngo hereza amadolari 100 ngo mbone ngo heshe umugisha ngo mbone ngo hano ni nk'ari ibintu byatemye byabuze abakiriya barimo badandaza ku isoko icyo kintu cyumvise done poste umuntu namara gusobanukirwa ibanga ryo gukora mwanyumva umuntu kuko bikoresha umuntu utaranamenya n'agaciro k'ibyo ari gukora nta mugisha ari bubonemo deka umuntu wamaze gusobanukirwa ibanga ryo gukora haleluya amina Bibiliya iravuga ngo ituro ry'umuntu rimuvuganira hehe imigani 22:6 haravuga ngo ituro ry'umuntu rimucira inzira rikamugeza imbere y'abakomeye y'umwami hari izindi zivuga ko rimugeza imbere y'umwami none se hari gukomera kutareze ituro ry'umuntu riravuga uzi ikibazo dufite nk'abanyarwanda cyangwa abantu batuye muri iyi si turashaka ibintu by'ubuntu cyane muramurikira turashaka umugisha tutakoreye ngo hari waje njyewe ntabwo njya nishyuza wagukennye wabudakennye nta kibazo Imana yampaye umugisha ariko wowe ibyo wankorera no kunkuraho umugisha ariko njyewe nutanakora Imana yampaye umugisha amen haleluya amina kuko Moridekayi yabwiye Esiteri amubwira ngo naho waceceka ntibizabuza abayuda gutama abahanuzi bagenzi baje kuki mukomeza naho ngo Imana ifite inzira nyinshi zirenga zingahe igihumbi urarinda wiyanduza kubera ere gutarajya kure mwene data utarajya kure prophet iyo usomye abakorino ba kabiri ibice byaho 9 gatatu karindwi 8 Paulo yaravuze ngo mbese Paulo yaravuze ku murongo wa 6 aravuga ngo ndabavuga ngo nuko rero ubiba bikeya azasarura bikeya naho ubiba byinshi azasarura byinshi hepfo arangije aravuga ngo mbese ni byiza ko tubabiba mw'iby'umwuka ntimutubibe mw'iby'umubiri ngo kuko umukozi wese akwiriye ibihembo Imana ibaha umugisha rero umugisha uraharanirwa umugisha urashakwa shaka icyatuma Imana igukonekita mu mugisha wawe ni ugukora no kumvira Imana ishimwe amena no kwemera abandi iyo ushaka ko uzamuka mu mavuta banza wemera abandi mu gihe utaremera abandi nawe ntawe uzakwemera kuko icyo umuntu abiba nicyo agira gute nicyo asarura Imana ishimwe nari nkiri kuvuga dusoza kuri ya bese arabanga icyamuka mu mugisha deziyemema icyakabiri ukanyagurira imbago abantu muri hano mbasabire kwagurira imbago turazakire mu izina rya Yesu ku buryo umugisha wanyu haleluya tagarukira muri ADPR gusa oya tagarukira restoration oya donestakaya mwebwe muri limita cyane mukumva ko uvuye muri Kigali utamugisha iyo waguriwe imbago pestita aho ugeze hose hakubera iki umugisha ariko pastor turimo turasezera no nkiraho nanjye kuvuga dutatu yasabye tundi hari ibyanditswe bibiri ariko ngira ngo dusome none amaze kuvuga ngo ukampumugisha ukanyagurira imbago icya gatatu yavuze ukuboko kwawe kwiza kukabana nanjye
haleluya ari nicyo bita favor ubundi iyo ukuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nawe ugira igikundiro muranyumva iyo ukuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nande nanjye ugira favor ugira igikundiro I receive amen amina buryo abantu banakuvuga nabi abantu bakabitesha agaciro abandi umuntu agaguruka kukuburanira atanakuza niko bimeze ati Francois mama haleluya masheteke niyo baba bakuvuga ukuri kuko turi abantu turi mwisi sibyo ariko kuko ukuboko kwiza kw'Imana yawe pastilele costa achuba utagiye kure yego umuntu ayirutse kumamagara arambaza nuwo hanze ari muri etazi mukozi w'Imana nagukunze Imana igumugisha amina none se umukozi w'Imana witwa Gihozo waba umuzi ndamuzi niba umuzi utese ntereka ro mubwire dufite ba Gihozo 10 mu Rwanda twagera kure cyane urumva ukuntu namusubije kuko kuki sabaje ngo nzi Gihozo ngo niba umuzi utese muzi neza dufite ba Gihozo bameze nka Gihozo twababeza kurushaho nicyo jambo namusubije arangije ahita ambwira utuntu twisa kuri Gihozo wabyumvise neza ro mu matego ukira umva nkumva ikintu ashatse kuvuga ahangaha nimba ushaka umugisha wo kuvugwa neza vuga abandi neza hari abantu ko bavuga neza kandi bavuga abandi nabi nimba ushaka kwakira amafaranga nawe utanga amafaranga abantu bashaka amafaranga kandi bo iyo bayabonye bayagugumuriza cyane reka tiragwaze ngo yamaze iki ngo yahunike sibyo ubwami bw'Imana ngo mutumishi wa Bwana Imana iyo ushaka amahoro hesha abandi iki amahoro ushaka amahoro reka turekera hanyuma dusoza hari icyanditswe kiri mu migani 10:22 yego reka dusome icyo cyanditswe ibyanditswe imigani 10:22 reka mabasomera hasome dusoza aravuga ngo umugisha w'Iteka atanga umugisha w'Iteka atanga kandi nta mubabaro yongera uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho hari irindi nanone byo ntabwo tugomba kurisoma riri mu kuva 13 harimo ngo kuko nakumenya izina aravuga ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina bisobanurwa ko kumenywa n'Imana izina nabyo ubwabyo ni iki ni umugisha kumenywa n'Imana se wowe wamenywe n'Imana abantu muzwi n'Imana you are blessed amen abantu Imana izi cyane abezi iki amazina haleluya amina kuko wangiriyeho iki umugisha ni kuvuga iyo favor yo gutoranywa iyo favor yo kumenywa n'Imana kuko si benshi se twamutoranije niwe wagize ute wadutoranije iyo ugize amahirwe ukaje abantu mwakijijwe abantu mwamenye yego menye ko muri blessed menye ko mwahawe umugisha kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina none mwumva akakantu ari jambo abantu ntibajya bari kurogoshora ngo bumve icyo bivuze ngo nkakumenya izina nicyo uvuze ndagikora abantu bagiriyeho Imana umugisha kabamenya amazina hari n'ibintu bitari muri destiny bitari muri plan bitari muri gahunda y'ubuzima bwabo yego ariko kuko Imana yabamenye umugisha iyo bagize icyo bayisaba haleluya amina hari ikindi kintu yongeramo hari n'ikikuramo sinzi niba mubyumvise twabyumvise cyane kongera umugisha nkakumenya izina nibyo uvuze ndagira nte nibyari muri gahunda y'Imana uwo ni umugisha w'Imana kumvirwa kuko wamenye iki Imana reka mbaho urugero haleluya muzi ko ugera ku rwego bana n'Imana ikaguha umugisha yuko icyo uvuze n'itabivuze aho ntimuvangirwe munyumve neza ukagera ku rwego rw'icyo watuye kibaho mu isi y'umwuka cyane hese niko byagenze Eliya bika imvura Elisa nawe niko byagenze kumupfakazi nako Preta umushunemu umwe wabacumbikiye yabajije Gehazi ati ko aba bantu twabakorera iki ko batugiriye neza ariko n'umugisha uturutse uko bari abantu bagize bate bagize neza undi nawe aravuga ati ifo ko naturi ikintu Gehazi ati nacunze muri urugo dufite abantu bazi gucunga bakamenya ibyo abantu babura Gehazi ni beza Gehazi burya si
urabibona hari n'igihe bakuvuga bazi ko bagusebya kandi ahubwo ari kugira ngo ibyaburaga biboneke Imana ishimwe Imana ishimwe ikintu cyose uravuga ngo muri uru rugo naracunze nsanga nta mwana w'umuhungu urimo Elisa atusinya n'umuhungu n'umukobwa ntawo ati nyaruka ati umwaka utaha nk'iki gihe urumva Imana yari mubwiye se igihazo yari wabicunze none wagera mureke ngenda saba Imana kugira umugisha kuri yo ugera ku rwego ko ibyo nekereje nibyo mvuze bihwana no gushaka kwayo yageze ibwira umugabo umwe iramubwira ngo ukoze icyo nanjye nendaga kugira gute gukora Imana ishimwe kugira ku rwego Imana igushyiramo imitekerereze yayo ukajya utekereza mu buryo bwa kimana ibyo nabyo n'umugisha aba tudasarira tuzagaruka Imana ibaha umugisha batwitegereje tuvuze iby'umugisha twavuga byinshi twavuga uko Yosefu yarose inzoza akarotorera umwami Farawo akamugira umwami akamugira minisitiri w'intebe ijambo rikavuga ngo twakura hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana ukiri kuri iryo jambo birangije ndaje gato birangije iyo umuntu yageze mu gihugu kugira ngo umuntu yemerwe muri icyo gihugu agomba gutunga ibyangombwa by'icyo gihugu kugira ngo ube umuyobozi w'icyo gihugu ugomba kuba ufite ubwene gihugu warize n'amashuri Bibiliya ivuga ngo nuko Farawo abwira Yosefu amwita izina rimuhindura muri icyo gihugu amwita izina ryitwa Safunati Paneya bisobanura ngo uri umunyegiputa w'ukuri wabyumvise ariko witwe Safunati Paneya Bibiliya ivuga ngo nuko birangije kandi ugomba gushaka umugore w'iki gihugu kandi abagusebeje bakamushyira uzi ko Yosefu yashatse umwana wo kwa Potifari mbabwira akantu gato uzi ko Yosefu yashatse umukobwa wa Potifari wenyine se ukiri gukora gushora aho ngaho kuko niwo bizanye ndumva tugiye dusoze mukanya namwe abantu mukurikiye mukanya muze gukurikira ikindi kiganiro none turi kumwe na Kibazo na Venus reka mbabwira akantu ukiraho iyi Imana ishaka kuguha umugisha uzi kwifunga ubushobozi bw'abandi niyerekwa ry'abandi ikabishurira wowe uhereye aka kanya ndabyakira mu izina none se ngo abapfumu n'abakonikoni Imana yafunze iyerekwa ryabo bananirwa gusobanura cyangwa kuvuga ibyo gusobanura iby'umwami yageze yarose niko byagenze nuko adanye ibishurira nde Yosefu mbabwire ko kugira ngo ubone umugisha suko waba uhagurutse ibirema mumurikire neza cyane abantu bataza kubyitiranya Yosefu nta kirema yahagurukije wapi Yosefu nta mpumyi yahumuye wapi sobanura inzozi ngo izinanutse n'izibyibushye ahubwo amateka ibyo usobanura bihuye n'umugambi w'Imana bihuye n'isaha y'Imana haleluya nta kitahinduka umugisha na capati ya umugisha bajya bayirya bakumva nta wundi muntu wabwira umuntu ijambo rimwe reka nkubwire ibintu biheruka kumbaho nubwo ntakunda kuvuga ubuhamya bwanjye cyane umuntu nagize gutya Imana inkora ku maso imbwira akantu kamwe arambwira ati kuva nava mu nda ya mama nahuye n'abahanuzi benshi ako kantu ni wowe kambwiye none se kandi wakubwira ibindi abandi bamubwiye nuko Imana ashaka konje uzi ikintu yese ikora mobile money nahise tukiri no kuvugana itizaho ibintu ntazi byanditseho imibare myinshi kubera iki iyerekwa iby'Imana impishuri cyane bihuye n'isaha y'Imana mirwanira guhanura ibintu byinshi cyane ngo ugire ibyo wongeraho ngo nibwo uri butabarwe birwanira oya iby'Imana igukoresha iyo bihuye n'igihe cy'Imana birahanye ushobora kuririmba gusa umuntu agafashwa ibyo nzino iby'Imana ishaka hari ibyo biriye twebwe twafashije twagiye senga wowe Imana ibaha umugisha mwese abatwitegereje mu izina rya Yesu Ingorano TV ni ikinyamakuru cyiza ugikunde ukore subscribe nurangiza ukoreshe uraba ubwirije ubutumwa bwiza kimwe nanjye na Pastor Gihozo na Pastor Francois na mukozi w'Imana Venus ndabizi neza ntabwo ari ubu gusa turacyari ku Ngorano TV unyeneye rero telefone yanjye kuko n'ubwa mbere genjeho hano ubutamuzajya muzikurikirana ko nazitanze ni Prince 250 karindwi 82 30 79 54 Prince 250 karindwi 82 30
78954 ni ukuri kandi nitutagwa isari tuzasarura niko Paulo yanditse mu Magalatiya ingororano zacu zirahari nkuko cana ariko yitwa be blessed. Imana ibahe umugisha. Musoza ibyo navugaga yaravuze ngo kandi ukandinda ibyago ntibimbabaza. Abantu mwese mukurikiranye Ingororano TV, Imana ibahe umugisha, bagurira imbago, kuboko kwiza kw'Imana kubane namwe, ariko ibarinde ibyago ntibigire gute. Asante Yesu. Hari umuntu uba ufite umugisha atuye muri etaje agenda amahanga ameze gute, ariko ugasonga ibyago bihoriwe, ninde wapfushije, ninde wagize gutererere. Imana ibarinde ibyago ntibigire bite bibabaza. Mazina ni Habimana Francois nkuko mabyumvishe. Nimero ya telefone ni guteranya 250 788 35 38 35. Yes, abahumusha. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, tugushime kubw'iki kiganiro n'abagiye kukitegereza bose ku Ngororano TV. Ubaho umugisha, umugisha buri muntu wese ugiye gukora subscribe kandi agakora share muri bagenzi be. Turagushimye Kristo ibyo wakoreye abandi, reka ubikore n'umuntu wese ugiye kutwitegereza mu izina rya Yesu Kristo, kandi ntababare ahubwo ajya ahora nezero kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen.